Yes, twongeye kubasuhuza mwe mwese mukurikiranye Buganza TV, nakagaruka nanone tubazaniye amakuru agiye atandukanye. Murabizi ko tugenda tubazanira amakuru y'ibyamamare, amakuru agiye atandukanye mu bintu bigiye bitandukanye. Twabwiye yuko tuzajya tubagezaho amakuru agiye atandukanye kandi amakuru meza agezweho cyangwa se amakuru yizewe. Munyemere rero tuyatangire muri kumwe na P wanyu nk'uko bisanzwe kuri mikoro za Buganza TV. Icyo tubasaba rero ni ukujya mujya munsi mugakora subscribe cyangwa se ahanditse sabone mu rurimi rw'igifaransa, mugakora all notification kugira ngo tujye dukomeza tubaha byinshi bigiye bitandukanye. Yes, nibyo koko nk'uko twabibabwiye muri introduction ni uko uyu muryango bita wa Pamela ndetse n'umuntu bita The Ben ukaba wishimanye umeze neza, aho bamaze kwibaruka umwana ndetse akaba ari uw'umugisha nk'uko ise yitwa Mugisha Benjamin. Uyu rero Mugisha Benjamin nk'uko mumubona we na Pamela ni umuryango ushimishije, ni umuryango ubayeho neza, ni umuryango ubanyeho neza nk'uko biri kuvugwa ku masosho media agiye atandukanye. Ibi rero bikaba byaragiye bikorwa hirya no hino, aho benshi bagiye bakora byinshi bigiye bitandukanye, aho benshi bagiye bavugaho ibintu bigiye bitandukanye. Mugisha Benjamin musanzwe muzi kuri social media yitwa The Ben. The Ben rero amakuru ari ku trendinga cyane, amakuru ari kugenda avugwa hirya no hino nuko The Ben ari umuntu ukomeje kwitwara neza muri social media, nk'ukuntu ari gukora cyane, ukuntu ari kwitwara neza cyane. Rero amakuru yasohotse nuko we n'umuryango we bishimanye kandi bameze neza, bari kwizihiza ibihe byiza bakomeje kugira nawe n'umugore we. Nk'uko amaze iminsi yibarutse ni nako akomeje gukora ibikorwa bigiye bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bivugwa yuko rero mu minsi yashize yagiye abantu benshi bagiye bamutega iminsi kuri social media. Hari abavuze ati Mugisha Benjamin ni indaya, Mugisha Benjamin ntabwo ari kwitwara neza. Ibi byose rero bagiye bavuga babikuye ku kavideo yigeze kwikoreraho gatoya ko bitaga akavideo yigeze kwigaragaza ari kwifotoza akurura ishanda y'umukobwa, umukobwa akavuga ati ibi ni ibiki, ibi ni ibiki. Ibyo byose byagiye bikomeza gutuma abafana we bamwanga ndetse bagenda bavuga ko The Ben atafite imyitwarire myiza kuri social media, ariko nawe agenda akora kugira ngo agarure izina rye. Haherutse kuvugwa inkuru itari nziza, aho umuntu bita Fata ku Mavuta yafunzwe yidogaga akomeza kugenda kuri The Ben, agenda amuvuga ati The Ben arimo arashaka guhangana n'umuntu bita Bruce Melody, nta kuntu umuntu uri umeze kuriya yahangana n'intare. Avuga ati rwose uko wabigenza kose umuntu bita Bruce Melody arakurenza 100%. Bruce Melody akora ibintu bizima, naho wowe urimo uragenda ugakora amashusho ya fake, amashusho atari meza. Nyamara wakurikirana neza ugasanga umuntu bita The Ben akora amashusho arenze, ahubwo amashusho ari cinematique, amashusho afite icyo agaragaza ndetse amashusho ameze neza. Ibyo rero byaje kugenda bihwihwisa hirya no hino. The Ben bakomeza bamubwira nabi, The Ben baramutoteza kuri social media, atotezwa n'umuntu bita Fata ku Mavuta. Fata ku Mavuta ubwo ubugenzacyaha bwamaraga gukora iperereza ryabwo, nibwo ubugenzacyaha RIB tunayishimira ko ikomeje kugenda ikora ibintu mu mucyo ndetse inakurikirana ibyaha bigiye bitandukanye ku masosho media, aho RIB yaje guta muri yombi umuntu bita Fata ku Mavuta, naho umuntu bita The Ben agatandika ku rukuta rwe rwa Twitter, aho yatangaje ko yababariye umuntu bita Fata ku Mavuta. Ibyo rero bikaba byaramugaruriye icyizere mu bafana, bikamugarurira izina rye rikongera rigasubira kuri top nk'uko ryari ryarangijwe na benshi bagiye batandukanye. Byamugaruye icyizere rero, bivuga yuko The Ben ari umuntu mwiza, The Ben ari umuntu ufasha, The Ben ari umuntu utita ku byahise, ahubwo abasha gutumbira imbere ndetse agakora byiza cyane. Amakuru rero ari trendi twanavugaga ko tugiye kugarukaho none, nuko uyu munsi kuwa kabiri mu masaha ngira ngo ni nk'atanu nkuko aho turi kubavugira ahangaha, nuko umuntu bita The Ben n'umuntu bita Bwiza basohoye indirimbo nshya. Iyi ndirimbo nshya rero ikaba imaze kugwiza hafi 10,000 mu gihe kingana n'amasaha 3 yonyine, ari nabwo bari bamaje kuzamura izina ryabo cyangwa se indirimbo yabo yari imaze gutrendinga mu gihugu hose. Uyu Bwiza
rero bakaba barakoranye featuring n'uyu The Ben, bivugwa yuko umuntu bita Bwiza nawe akomeje kwitwara neza muri showbiz nyarwanda, aho akomeje gukora imizigo, izina rye rikaba ryarazamutse ubwo yakoraga indirimbo ayikoranye n'umuntu bita Bruce Melody, aho uyu mukobwa we nta hantu nta ruhare cyangwa se nta ruhande ahagazemo, ariyo mpamvu akomeje kwitwara neza. Indirimbo rero bakoranye ni indirimbo yamamazaga umukuru w'igihugu, iyo bitaga Ogera, yayikoranye na Bruce Melody. Iyi ndirimbo ikaba yarahitinze, yarakoreshejwe no mu matora cyangwa se mu kwamamaza umukuru w'igihugu. Muri uku kwamamaza rero iyi ndirimbo ikaba yaranabaye iya kabiri ku rwego rw'igihugu, aho iya mbere yaje kuba iya wa muhanzi wacu, wa muhanzikazi yaje kuba iya mbere, naho iya kabiri ikaba iya Ogera ya Bwiza ndetse n'umuntu bita Bruce Melody. Rero kuri uno munsi wa none bakaba basohoye indirimbo afatanyije n'umukeba wa Bruce Melody, The Ben. Basohoye indirimbo rero nziza cyane, indirimbo ikoretse, indirimbo nziza cyane nk'uko muri bwaze kubyumvira bayamamaza kuri TikTok cyangwa se bayamamaza kuri live. Iyi ndirimbo rero ikaba yarakoze byinshi bigiye bitandukanye, indirimbo mu masaha make tubigaragara yuko iri bwaze kugwiza 10k cyangwa se ikaza na 10m cyangwa se ikaza kwinjiza 1m mu gihe gitoya. Ibi rero tukaba tubyiteze kuri aba bantu, ndetse umusaruro wabo ukaba uri bwaze kugaragara neza. Munyemerero tuze kubasangiza ikiganiro cyabo kuri live, uburyo bagiye babiganiraho n'uburyo bagiye bahuza. Njyewe rero ndi P1 nkuko mumenyereye, mbagezaho amakuru yizewe n'amakuru agiye acishikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Uyu munsi rero twari turi ku muntu bita The Ben n'umuntu bita Uwikeza Pamela. Uwikeza Pamela tubwira ko muri iyi ndirimbo ya The Ben ndetse n'umuntu bita Pamela ari nawe uri kubafasha, yitwaye neza, ari kubafasha muri decoration, akabafasha muri makeup, akabafasha mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, ubona yashishikaye ari kubafasha mu bintu bigiye bitandukanye. Rero ibi byose tuzaba tugenda tubibazanire, tuzabazanira n'abandi bahanzi mu buryo bagenda babikora. Munyemerero tubasangize iyi TikTok live kugira ngo mumashe kumenya uko iyi ndirimbo yakozwemo n'abayikozemo n'ibihangange byagiye biyifasha bikayisapotinga. Njye ndi P1, mukore subscribe, share, comment kugira ngo dukomeze tubahe byinshi bigiye bitandukanye. Muri studio and nyimaze kugira igitekerezo cy'uko nakwa approaching The Ben, nkamusaba nagira umugisha, nkamugiraho umugisha akemera kujya mu bintu byanjye, ndayimwoherereza arayumva. Nyuma y'igihe aransubiza nyine ko appreciatinze, aza kubona umwanya aza muri studio, duhuza vibe, turarecordinga, and nkeka ko ari ibyo ngibyo. Indirimbo tuyikorera amashusho, mushimira cyane kuko ni umugabo uri humble cyane, utishyira hejuru cyangwa se wenda avuge kuri umwana muto, kandi wenda afite ibintu byo gukora, akaboneka on time. Yabaye very supportive, ndamushimira cyane cyane cyane. Nkanashimira madamu wiwe Pamela, kuko ntabwo nari nzi ko hariho abantu bagira umugisha bakagira imiryango iri very supportive. Nawe nabonye ari umuntu uri very very supportive, kuko ndabyibuka yajyaga adufasha muri script ya video, kuduha ama idea y'ukuntu twabikora, ukabona byamutwariye umwanya kuri set, akaza ukabona like ibintu yabigize ibyiwe kitameze neza, akajya kurwana nacyo. I appreciate them, Imana zabaha umugisha. And nkashimira John Elliot wavuye all the way akava Bujumbura akaza Kigali kugira ngo adufashe mu mashusho yayo. Roda, producer, my team, n'abanyarwanda bose. Indirimbo yitwa Best Friend, ni indirimbo y'abashuti, ushaka gukorana na mama wawe, papa wawe, abavandimwe, inshuti, abafite abagabo n'abagore nyine nabo bari inshuti, bakaduha ayo ma challenge. Namaze gushiraho challenge ya mbere kuri hano kuri TikTok. Ngize Imana gutfata my platform yo kugira ngo mbabwire, mbibutse ko mugomba kuzana gukama utu video twanyu inshuti zanyu. And indirimbo izasohoka kwa kabiri, izaba yamaze gusohoka, abantu bose bazabasha kuyumva ndetse no mu buryo bw'amashusho. And ibirenze ibyo Imana iduhane umugisha, murakoze. Ati ibirenze ibyo Imana iduhane umugisha, murakoze. Guys, my people, ntekereza ko this is your duty. Ni inshingano zawe kugira ngo dusapotinge mushiki wacu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Njye
nkimara kubona ibihangano bya Bwiza ça fait longtemps kizi igihe kitari kinini ko kitari na gito nafashe umwanzuro wo kumushyigikira mu buryo nshoboye ubwo ari bwo bwose so and I will always do that so tugarutse gatoya mbere yuko nkureka ndashaka kuzamura abantu noneho mu kanya ariko ndashaka kuvanamo gatoya nkugarure muri iyi industry Bwiza ubu umaze igihe kirekire yego uracyari mushya ntabwo nitwe tukiri mushya ariko umaze igihe kirekire uri muri iyi industry bivuze ko nibwo buzima bwawe bwa buri munsi ibibera murabibona Bwiza nk'urubyiruko nk'umwe mu bantu ugomba kubigira ibyawe kugira ngo n'uyu muziki mutugaburire ku masahani yogeje Bwiza uruhari ibi bintu bimaze iminsi ntari buze kujya muri details uruhari rwanyu nk'abahanzi ndagomba kwita abantu bakizamuka nk'abahanzi bari imbere mu bandi umusanzu wanyu nuwe kugira ngo ibintu bive mu nzira bihagarare ntabwo ndi gusubira mu magambo yagiye akoreshwa n'inzego n'abandi utekereza ko ibintu bimeze gute ibi ngibi by'abantu bakoresha social media nabi twumvishe mu bikoma abahanzi batigeze mentioning amazina yabo ari impamvu ngarutse kuri icyo kintu utekereza ko ibintu uruhare rwanyu nuwe kugira ngo mushyigikire inzego kugira ngo iki kintu gihagarare completely mufokasinge kuduhereza ibyishimo mu muziki n'ibihangano byanyu navuga ko uruhare rwanjye ni nk'uruhare wenda kanivugeho kuko uno mutsengi uri hano mba numva uruhare rwanjye ari nk'uruhare rw'umunyarwanda wese kuko ibikorerwa hariya biba biri hano imbere mu gihugu niyo bigize effect bitugeraho twese muri rusange nk'abanyarwanda kandi ntekereza ko zino mbuga zose ano social platforms aba yaraje kugira ngo ducommunicating dukora akazi kacu biri easy yabe ushobora kuba byava i Bugesera wenda bizaho muri Amerika bije mu gisagara cya Bujumbura bije Ngoma bizenguruka igihugu cyose ko in good way mu buryo bwiza mu buryo budafite uwo bubangamiye butambura uburenganzira umuntu budahohotera bamwe butinjira mu buzima bw'abantu n'imiryango yabo wenda nkatwe tuba twarahisemo kuzamo hano wenda mba numva ari twe wakavuze ko rero ukavuga ibihari ibigaragara bitari kujya gukomeretsa abantu kuko nubwo twese tuzano hari ubwo usanga abantu baje hano akafite ibindi bibazo wenda yasize mu rugo ategeze basha kuvugira hano ariko wenda niza hano ndibuze guseka ntabwo uri bumenye wenda Bwiza sinariye kandi sinabivuga wenda ko abantu bavuga gwendurire n'umustar afite amafaranga cyangwa afite ibindi bibazo mentally rero bikaza undi akabyuka akicara hariya kuri YouTube channel yiwe hari abo njye mbona bifashisha ngo ni kuri urubuga rwanjye n'urwawe ariko banumva bitaga uburenganzira bwo guhohotera abandi undi muntu uwo ari we wese kuko ntabwo tuzi ibibazo abantu babana nabyo hanze ahangaha bari ibibazo biri enough ku buryo iyo ibi byiyongereyeho bituma umunyarwanda umuturage kuko abaturage bari hasi bo hanze ahangaha bo yemera ibyo bamubwiye ntago wenda kandi wenda ntabwo muzabasha nanjye kujya kwicara hariya ngo mvuge ngo runaka ibyo yavuze sibyo no kumenya gukoresha zino platform zacu neza mu buryo natwe budufitiye akamaro tukabaho kuko tuzikoresha kugira ngo wenda tubone n'ibyo biceri ariko tudahungabanyije uburenganzira bw'abandi cyangwa amahoro yabo tukamenya kubaho neza nyine tukabana neza nk'abanyarwanda kuko nibyo twiga nibyo dutozwa kandi ni nako ikiremwa muntu cyo kigomba kubaho tukaba happy tukazikoresha twishima ariko ibyo gusenya iby'abandi bagerageza kubaka ibyo kwinjira mu buzima bwabo ibyo tukabireka niko mba mbyumva ni narwo uruhare rwanjye nk'umuhanzi mwese nyine mbabwira ko tugomba kubaho twishimye we have to be nice kuko life is a short trip so we have to be happy muri any moment tuba dufite tukabanirana neza tugakomeza tukabaho